nini? No, ntangiye nibaza kubera icyo utarongora ati uyu mwaka oya ntabwo ari imikino ntumbeshye. No, honestly, this year is Uri my year. serious? Yeah. Take this. Any woman you touch with this will love you forever. I love you, baby. Me too. ako muungane wa Aisa kubera iki? Umubare munini w'abahungu muri iyi myaka batari gushaka eske nukwanga responsibility nkuko abahungu bahoze basima responsibility kera akavuga ati ndi umuntu w'umugabo ndakuze ngiye gushaka umugore bose barimo baravuga ati reka buriya ngewe nabyara umwana hari hanze harera umwana wanjye ariko umugore ntago nzamuzana mu rugo nuko ariko umugore yabaye empowered umuhungu yumva ko atazamushobora uyu mukobwa ko mbere abakobwa baricaraga mu rugo bakadukorera imirimo ariko umudamu umukobwa ariga n'umuyobozi w'ikigo runaka afite akazi ke runaka nawe agomba gukora kubera iki nyine wa mwana w'umuhungu yicara akavuga ati ngewe nta tutajya mu miziki ni icyo uzi guteka cyane nk'umugore uburyo utekera umugabo wawe akavuga ati njye nashatse abandi baramerekeje. Ntabwo nzi guteka. Nari ngiye kubeshya. Ndi mu bagore bake batazi guteka. wowe ubatse tutazi guteka. Ese ubaka ibiryo cyangwa twubakira mu isafuriya. ariko aho uvuka niba ari mu batinyi bari bateka uracyurira na fe uza kugira ngo abimenye. we yanavuze ati ubundi umugore ntabwo umubaza ngo utanga igitekerezo umusaba umwaka ibyiyumviro bye. Wemeranya n'iyo ngingo yuko nyine abagore badatekereza ku bintu ahubwo bisaba ko babyiyumvamo bagira feeling. Nta mugore ndashaka uzamushakira n'ubigenzura. Ku mihanda hari inkuru nyinshi nuko twumva inkuru yadutunguye ngo umubyeyi Bikira Mariya n'umwana we Yezu babonekeye abantu aha mu karere ka Musanze yatangiye kumenyekana kuri uyu wa gatanu ikwirakwijwe n'abana babiri bakinaga umupira aha ku kigo cy'amashuri cya Rwinzovu kiri mu murenge wa Gataraga. Abo ngo bagiye bavuga ko bari kubona Bikira Mariya na Yezu mu ipoto y'umuriro w'amashanyarazi ndetse no ku kindi giti cy'inturusu. Ndahageze ngeze ku ipoto y'amashanyarazi nasanze Yesu na Yosefu bose bahari. Nawe uri umunyamakuru wabireba hariya ku giti uhagaze ahangaha dukorera iyi nkuru wabibona. Barahagaze ubu tuvugana hano ndi kureba amafoto 6 bahagaze. Uwanja wake kaingia sasa. Mutabaruka. Mutabaruka gize. Wewe ushobora gutuza nje nkabaza umunyamakuru. Hako nayo ntumushyiremo ibyawe umutera ubwoba. Wowe wigize umuvugizi we. Umunyamakuru ni mukuru. Umunyamakuru ari qualifié wowe tuza nk'umuntu uri muri studio. Umunyamakuru amaze batamuteye ubwoba. Bwana munyamakuru ndakumva neza president. Wabonye Bikira Mariya? Ntabwo ngi namubonye mvuga ngo ko sinamuzi we naguvuga sarikya ariko nkurikibire ibyo nasanze aho bavugaga ari ibyo bavuga biragaragara. Ayo mafoto se yometseho ari degaje mu kirere mu buryo bwa project nkaho project se ayo mafoto se urayabona ari nka za foto tubona kuri ekra. Na amafoto wabonye ameze gute? Ntabwo yometseho ahubwo nk'icyo gitukuntu cyagiye gikura cyishushanyaho ayo mashusho. Wowe Ruganzu pe. Ruganzu waheze kandi ari umugore. Ruganzu yari umugore. Ni Nyirarumaga. Dukomeye. Kandi abapaga Mama yangu game over. Yewe nuko muri Afcon ibisume pe. gusa
biza kurangira Senegal ikimanitse dore ko Maroc yari ifite udushya twinshi. Abedi yari mu bafana. Iki ni igihombo Rayon Sport yagize amateka y'umuziki nyarwanda. Umva reka tuba dukomeje uyu mubyeyi abagize gutya ararikoroza kuri iyi mihanda, ndavuga Bwana Kabagambe. Ukibaza ngo gute rero abafashe amashusho y'uyu mwana. Urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana w'umujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my mom mfite ho tuwas 100,300 ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. This is a thing government ikwiriye ku addressing more because we are broke but they don't see it. We are guys, turakennye ntimuka tubone dusa neza. We are broke and cooked and everything bad. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Arangije ati i Rwanda kuvuga make, kwitonda no kwifata ni indangagaciro kwimakaza. Gusa amakosa yakoze ni ukuntu yahise amushyira mu gatebo kamwe n'abanzi b'igihugu. Mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Usanzwe Kabagambe araganira Barafika know that girl. Ubusanzwe Kabagambe araganira hamukunda. Agafata igitekerezo cy'umuntu zakagihuza. Uretse gato arongera ati dore n'uyu nawe ari broke. Akosiko numva mama yanjye yapfuye. Kuki nta ncyogereza amafaranga abakobwa? Mwamenye ko turi amaninja twese. Kuki mutacyohereza amafaranga? Like, why don't you send girls money? Why? Mbaza ngo mbana nakoze iki? Mbana waye mwiza. You know? Yeah. The fact that you're talking to me, you should send me money. Thank you. Arangije ati Ngo icyiza cy'uyu nguyu ngo nuko we ngo atageretse ngo iyo block kuba akennye ntabwo yabigeretse kuri leta. Nakoze n'umuvugizi wa leta. Mama yangu game over. Urumva leta ntacyo ariko yakora. nanone ifo kureba ngo none se uyu mukobwa warasa ni yawe. Umuvugizi w'urwego rwa leta ariko ikibazo ntabwo kiri muri yo. Kiretse nibaza kuvuga yuko kiri ari ikibazo cyahuye n'abanyeshuri muri rusange. Derike uri gutuma ntivugira ukuntu twana. Urumva uyu mukobwa bafite ibibazo bimwe bose bari block. Urumva ariko uyu we imitekerereze ye ntabwo irenga ku kuvuga ngo source of my brokenness harimo n'uruhare rwa leta. Leta niyo yabrotse ubukire bwanjye. Uyu nguyu ntabwo ari uko atabibona gutyo, ahubwo ntabwo imitekerereze yigerayo. nimubutazi harya Rusi ni gute ngo wowe waciye agasuzuguro. Nk'ubu rwose ndabyibuka ryari 2023. Randirode wagera mwongeje amafaranga y'inzu. Ari wowe byibwirije? Naramuhamagara nka saa 5 biri seriye. Maze gushyira mani. Ndamubwira nti ku kwezi nutanyongeza 50,000 nzava mu nzu yawe. Kanagasuzugura umwaka wose. Siko nakaburimba ari ku muhanda yuzuye. Abandi bose bagiye batwongeza bongeza. Kwabayimire barongeje, kwabakamari barongeje. Kuki inzu yawe utayongeza? Ariko ushyiraho senkani. Arambwira ati ndayashyiraho. Tubwirane ku kwezi ngomba kuguhereza amafaranga y'inzu arenze 50,000. Ubuciye agasuzuguro. Yes, ibyo ngibyo nabitekereje ndi hehe? Ndi kugasoma. Hari ibitekerezo ugomba kugira uzahora wicuza ubuzima bwawe bwose. Mu gihe tukiri kuri izi mpaka z'ubukene ngo bukabije mu rubyiruko, mbona video y'umugabo wari uri muri uno mujyi wa Kigali, bamwe bati mujye mutinya abantu bambaye neza nyaboneka.
ugasanga umuntu araje mu ihoteli aricaye akoresheje internet umunsi wose kandi na fanta afashe na n'ibiryo yafashe. Icyo gihe rero wa wundi wa mushoramari asanga internet ihenze, ariko agize icyafata akagira icyagura, icya giciro kijya mu byo yanyoye nango ni mu byo yariye. Rero aho rero ni ikintu kigomba kwigaho muri iri association y'abahoteli n'amaresitora, bakareba uburyo umuntu utagize icyafata ya internet akoresheje agomba kuyishyura. Niko n'ahandi bigenda, hagomba kuba ibyo bita price differentiation, uburyo umuguzi n'utari umuguzi ugomba kubatandukanya. Agoze noroko bona byakaze kuri iyi mihanda. Ingegera yavuye mu rugo bwa mbere yari igiye hehe? Mama yangu. Iti wabo ngo ugiye kwibana. Ninde wazanye ibi bintu ubundi? Zo kujya kwibana. Twavuga mu rugo tugiye kwirongorera. Yego. None ingegera igira ikiva mu rugo ugiye ngo no kuba umugabo ubuse twabaye iki? Irimba bizanye. None bita biba umuco ngo umusore ngo ugize imyaka 20 nenga ngo akiri mu rugo ngo abarimba. Bro niba ukiri mu rugo komeza wibera imba. Hano hanze nkura buri gitera. Egani na tukiri kuri iyi deba rero comment zakomeje kuba nyinshi, ariko ubona uburakari buri muri benshi bati ese umenya umuntu uko akenye kubera ko ngo yambaye neza ra? Ahubwo reka mbabwire mba wa jama asogongeho 2026 nayibonye abona nagisha bayisubiyeyo. Mama yangu. Kana nimbala au naja muri 2026 cyangwa se nkajya uwanja wake kaingia sasa. Bwana Kabagambe rero ntiyakomeje kuri plan, yakomeje kwandika koko. Oya ati kubw'icyubahiro tukugomba. Gabanya pe. Mama yangu. Buriya rero arega ntabwo nakwisha ko umutobe utitobeye uba utobwe. ngo umutobe utitobeye ubutobe. Abwo abanyarwanda bagiye kuvuga ngo niba utoba barawenga, ibyo kwenga byihorere. Iyo bari gukora tuzi ibyo bari gukora kandi agira amabitobato agira umutobe utitobeye utobwe. Na utakitobera umutobe abura urutoki. Aha, yes. Nibyo. Na utakwitobera umutobe icyabura n'urutoki. Icyabura n'urutoki. Nanyuma y'urutoki naho utoba. Yego. Umwaye agafaranga. Kubona kuri imihanda kubaga nta kinyacyari kirimo. Erega shabari abantu bafite imiryango. Abandi aba bantu bafite utubari, aba bantu birirwa bakora benga izi nzoga, abantu bagira bate bafite imiryango, amashuri agiye gutangira, bafite minerval abantu bagomba kwishyurira, bakeneye kubaho kandi bizava muri twe. Niyo mpamvu nk'inzoga suku zikunda. Ntabwo ari ukuvuga ngo nuko umuntu abazikunda. Nuvuga ngo ese uwo mubyeyi ufite akabari umuryango wubayeho ute? Atabaye twe nkuko nawe yicara mu kabari ke muri televiziyo agashyiramo filime yacu. Yego. Cyangwa se agashyiramo radio dukorera. Yego. Abari kuduteza imbere kugira ngo tubashe gutunga imiryango yacu mu gihe twayabonye rero natwe tujye tubibuka. Kwa mugani muri abantu bose bakijijwe. Abanyatubari babaho biragoye. Utawa ideba nije wayivuga. Nimara kumva rero utabaruka ushobora kugucanga urushyi uvuze ariko urushyi ni iki? Mama yangu. Game over. Kobo nizi magaze tari uza kurangira noneho mana yanjye. Abantu baca mu nzira ari babiri batandukanye. Hari ucaho agahabwa induru, ariko hari n'ucaho agahabwa impundu. Ngewe rero bamvugirizaga induru, ariko noneho wa wundi watambutse bamuha impundu, nanjye tu navuga ati se niki bubahera uriya muntu, kugira nanjye nisanure menye amakosa yanjye nkahita ndeba wa wundi bashima. Ariko noneho ngiye nahigaga amakuru kugira ngeze kuri cya wa wundi noneho bashima nkareba ikosa rye. Nta muntu utajya ugira intege nkeya n'uyu n'umwe.
imitima yababajwe ntigikira ahubwo nuko yirengagiza nukuri hoya se kandi ngiye kubaho neza nibyo byanungura ariko kubaho nabi ntabwo nge byanungura kuko mu buzima bwanjye uri kumva impuhwe nazibonye hake ahubwo nshimira abanyeretse urukundo umutima wanjye uzirikana nta gikorwa mfite kubikoraho nyine ntabwo nabibaga ariko bo bajye banezezwa n'ibyo bakora kuko bagira uko bankora mu icuraburindi ry'ahahise kandi nkubwijije ukuri uzise guhinduka bifitiye umuntu akamaro ku giti cye. Na minisitiri w'urubyiruko yaje kugaragaza ko hari ikibazo cy'umurimo ariko nanone hari ibisubizo. Mpita nibuka umukuru w'igihugu agira ati bato mubanze muhanagure ibintu nk'ibyo mu mitwe yanyu nicyo kizatugeza nk'igihugu aho dukwiriye kuba tugera. Muhanagure mu mitwe muvanemo ibintu biciriritse byo kwiheba cyangwa kumva ko wowe urashoboye bigerageze byange wagerageje ugira uwo mutima ushaka kugerageza gukora ikintu kikunanire byinshi bizananirana ariko kimwe n'ikinanirana kandi ugerageza ikindi uzagira icyo ushobora. None ibi byose byabaye kuri imihanda maji soza ugira inama abantu muri uyu mwaka 2020. Oya bazigire ntago nge ndo umujyanama abantu. Uwanja wake kaingia sasa. Eregani mugihe nabonaga inkuru y'uko ngo ribu yafunze Dr Manirakiza Benjamin umwarimu muri kaminuza ukurikiranwe icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa abashukisha amafaranga. Uyu mwarimu w'imyaka 41 kuri ubu ufunganywe n'abandi bantu barimo Muzamida, Ineza Fidela, Mucyo Vanessa nabo bakurikiranweho gucura umugambi wo gukora icyaha ndetse no gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Gorya ngo urashaka ngo umukuzi ubeze ute? Ngiye nshaka umukobwa tujya kureshya nko kundeshyo reka dufate nk'uyu nitujya muri sayize dufate nk'uriya ngo turafata tumureme muriya yego umwaka uriya mutwe n'irasura ushyireho ibindi ubwo ngo turafata uyu tumwaka umutwe dushyireho indeshyo y'uyu na taye n'iriya ubundi yuriye ubwo umuntu turafata umutwe wo indeshyo y'uyu ufata indeshyo y'uyu ushyireho taye yuri wamwatsa uriya mutwe turashyira umutwe wanjye umutwe hano wapi ndaje hano nta mutwe urimo ngo ku 5,520 ngo yabaga ameze neza. Imbaraga zivahe umuntu ni wowe wenyine ushobora kujya gusura yarwaye arembye mararenda kumwica wagira nk'akakurya niba gufatanya n'imiti niba kwa muganga wamukwandikiye izo mbaraga zivahe wabajura. Stop playing, bro. That's really nice, man. Sorry. Mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Akoze kubona hano byari bigiye kuvamo ubundi nyine wigeze usohoka mu nzu utambaye ikariso. Game over. Uri munsi cyane rwose naragiye. Zira boro zirabanga mama. Ntago mwe mwabyumva ko zirabanga. Cyane. Zirabanga. Yo. Bazajya batwigisha iki? Hari mirongo yo muri bibiri itakoreshwa. Hari bavuga bati umubiri no kunanira ugira urye bari abantu bakora umubiri onaniye badahari uwo murongo ntago bazongera gukoreshwa. Kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Ariko injiji tuba dukenewe. Ago reka rata we mwibariza mu bagabo bose mwakundanyeho kugeza kuri inzovu uyu munsi ufite nk'umugore wawe sibyo
bavuze ngo vuga ukuntu wabakunze ugiye kubatondeka kuri ubu ukuntu bihagaze uwa mbere yaba ari uwuhe oya wavuze se wa kigo dukavuga oya vugije ukuri wowe ufite abo ukundana nabo bajya kumenya ufite abo ukundana nanjye mfite abo nkunda nanjye uwa mbere yaba ari uwuhe ngaho turaguye kuvuga kuma uwa mbere yego nk'ubu ngubu nzovu nk'ubu ngubu aranduta mu myaka sibyo kandi iyo myaka wayiretse ko imbere wayivugiye mu bindi biganiro imyaka wayiretse mu bagabo bose mwakundanyeho ntabwo manasa kwaje ngo nzovu afite imyaka ingahe mu bagabo bose mwakundanyeho nzovu ko tutarakamenyana n'ufuhe n'ababazi mu bagabo bose mwakundanyeho baba mwatandukanye kugeza kuri uyu munsi nzovu ugufite nk'umugabo ukugaburira ukwambika ukumenyera inzu kuri umugabo wakunze cyane n'uwuhe ugiye kubatondeka uwo washyira imbere n'uwuhe wagiye hanze ni wa kabiri wamusanze hanze wa kabiri n'inzovu wahoze kurara mu nzu yanjye umusango uwo wagiye hanze kora subscribe munsi like share na comment amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus